bigeze ahantu habi mu murongo utukura Nukuri pe aho umunyamurenge wakaturengeye uwo twari guhanza amaso ufite imbaraga wakatuvugiye kavuga ngo reka mparanire ari uhaguruka kavuga ngo reka ndwanye bene wacu reka n'abanyamurenge bari bafite utubaraga tubiri batwirwaneho reka mbamareho ashaka buriya nibyo bita amaco abantu bavuga ngo maco y'inda ntibabazi nibyo bavuga biriya nibyo bita amaco y'inda nimpemuke ndamuke ariko ibaze umuntu uhemukira ubwoko bwiwe amaraso yiwe bicanye ku wanyu kugira ngo baguhembe bagushime kirengetse agushime can you imagine n'ibintu bive mu makuru njyewe no hari ikintu mbaye nifuza mu makuru ubu ngubu ari ndikumva nshaka campaign y'abagore bagumutse kandi n'ukuri kw'Imana yo mu ijuru kujya umuntu azatinya kugenda wenyine ngo urupfu rwabenshi n'umunyenga ndarahiye Imana yo mu ijuru hano haje campaign y'abagore apana abagore ngo 2 3 nyine igikundi ariko muza abagore 70 ko two kubita mushene hari amayizi gahungu ukagenda ufashe ry'iburyo ukagira gutya ni izina ry'Imana mu ijuru abagabo bacu b'abanyamurenge bari hano nako hose mwarebye ukundi kuntu nanone mwongera mukoherezayo nk'izindi batayo nkazingahe zigafasha bari abana ko hari ukuntu Imana yobatize na zindi mbaraga uriya mugabo isone zikamukora n'ubundi ubwinshi bw'abantu ugira ikindi kintu burema niba abantu baririya tuvuga ari niba twirwanaho tuvuga ari 20 ubu nyine n'urugero bakagenda bakaba 20 ubu nyine hagavuga imbaraga twirwanaho nka 30 murumvi hatiyongereho izindi mbaraga kandi ikindi nyuma y'ibyo yabamaze kugera kuko ndabizi ko hari abazagenda kuko hari abantu bafite ishaka rirenze batoryama bahabumva wabo cyane hakorwa mu bwonko bene uko nguko ikindi twebwe dusigaye mureke dupagase dushire n'imbaraga twohereza amafaranga bagura intwaro bakoresha bagura imyambaro bambara bagure izo bifashisha ikindi twigaragambye mureke kuryama duhaguruke dusakuze twambara ubusa tubabwire ngo turabyamaganye dufate impapuro twamagane jenoside yatangajwe ku mugaragaro. Hey guys, muraho neza, twizere ko mumeze neza kuri AMTV show. Mureke bashimiye. Narimba kumbuye cyane. Yego. Kadukumbuye abafana bacu, followers bacu ba AMTV show. Turabona bashimiye ko mwagiye mukora subscribe. Murebe ibiganiro. Watch time uruzura. Ubu nyine amadolari ko turayarya. None tuzobaheho. Umuntu yifuza kurya amadolari yo kuri AM. Muri commentaire abantu 10 ba mbere tuzoyasangira. Ariko kwezi tugomba kuyasangira. Fe kuko mwakoze ibintu bitabaho. Kwezi kumwe twabimwe tukaturabyujuje ikabayujuje ibisaba. Ewane nimwe banje ubundi. Hari ukuntu ushaka no gufungurira gatatu. Macho hindawe. Tuzogira gute macho hindawe. Ariko n'ukuri ni ibintu bishimishije cyane nicyo twifuzaga kandi cyagezwe. Ikindi rero gikurikiraho nyuma yicu ikiganiro kijyaho uhita ukireba ukakirangiza niyo support yonyine isigaye ugisharinge nawe utarasubscribinga ukirebera mu madirisha vayo winjire mu rugo kwa data hari amazu meza ukande subscribe hanyuma ubundi dukomeze tubane mu biganiro byacu bya buri munsi. Hanyuma rero n'umwaka mushamuhire by the way ko twarangije umwaka neza namwe mukaba muri amahoro tukaba tugiye gutangira uwundi neza. Imana ikomeze ibarinde irinde imiryango yanyu irinde business zanyu ibikorwa byanyu abana banyu abasheri banyu abagabo banyu aba boyfriend banyu bose Imana muri make umuntu wawe wese ahari uyu mwaka Imana izamuprotege imukinge mu mababa yayo. Haleluya. Nuko rero reka tuganire namwe twaje hano tugiye kuganira ikiganiro kiri serie kitari mu busazi bwinshi kandi ikiganiro ndifuza ko twaganira nabo bazagerageze bavuge bino turabazanya what can we do dukora iki no ku bintu byabaye bibi iwacu
tugiye kuganira ku bijyanye n'intambara iri iwacu muri Kongo izwi n'abantu bose, ni ibintu bizwi, imaze igihe ariko kuri iyi nshuro byafashe indi ntera mbi cyane, bigeze ahantu hari mu murongo utukura. Nukuri pe, aho umunyamurenge wakaturengeye, uwo twari duhanze amaso ufite imbaraga bakatuvugiye kavuga ngo reka mparanire, ari uhaguruka kavuga ngo reka ndwanye bene wacu, reka n'aba banyamurenge bari bafite utubaraga tubiri batwirwaneho, reka mbamareho. Imagine icyo kintu, tugeze mu murongo utukura, turi muri risike yo guhita tubyuka dusanga abanyamurenge bose bashize, kubera iyo ari jenoside yatangaje ku mugaragaro. None se niba umuntu ufite imbaraga zingana kuriya ari abivuga ku mugaragaro ati ngewe ndarasuriya umutwe w'iterabwoba washayibaze, mana we ukubo gutera ubwoba gute urabugira se? Ariko akabigasa gasekwa nta keza, ariko nukuri niba ari ikintu kibabaje mu isi cyambabaje ni iriya speech nukubona umugabo ukomeye mu bwoko bwacu twakisunze twakwihishamo. Ibaze ni colonel ni iki, Masunzu ni iki, ni general. Ibaze umuntu general w'umunyamurenge Masunzu twahagombye kwirata, niwe twagombye twirahira, twavuga ubwo hari afazari dufite agahu, ni nk'agahu kagacuko muri Bibiliya, kuri pe twihishamo. None niwe ubaye yazareka ndabica, yatangaje wenyine n'akanwa ke n'umwuka wiwe, aravuga ngo ubu noneho ngiye kurasagura umutwe w'iterabwoba witwa twirwaneho. Ariko mana ubwoko abana b'abahungu b'abanyamurenge bahuje utubaraga bafashe imbaraga zabo nkeya, barimo barisuganya kugira ngo byibura ababyeyi babo bimisi igihugu cyacu byibura turebe ko nubwo twafata metero imwe, ariko byibura yitwa iyacu. Sumvuge gute koko abana bishize hamwe, abagabo b'abanyamurenge bakeya, kuko mana we baravuga ngo reka byibura turebe ko hari na babiri tworamira, nubwo dufite imbaraga nkeya. Uriya mugabo biterwa n'iki? Satani ara nama pepo, nta kindi kintu cyakoresha uramu ubu n'amafaranga ashaka buriya nibyo bita amaco. Abantu bavuga ngo maco y'inda ntibabazi nibyo bavuga, biriya nibyo bita amaco y'inda. Ni mpemuke ndamuke, ariko ibaze umuntu uhemukira ubwoko bwiwe, amaraso yiwe, kwicanya ku wanyu kugira ngo baguhembe, bagushime, kirengetse agushime. Can you imagine? Oya none nababaje for real, kubera ko noneho rero kubera ko tugeze hano kandi iciza nuko yabitangaje, kandi bazaba ngo ibuye ryabonetse ntabwo riba ricisha isuka. None bantu b'Imana abantu turi dukora iki? No igihe twahereye ngo nukuri ngo mana ngo turatabaza, nukuri mana turatabaza, none ibintu bive mu makuru. Njyewe rero hari ikintu mbaye nifuza n'ukuri ubu ngubu ari ndikumva nshaka campaign y'abagore bagumutse, kandi n'ukuri kw'Imana yo mwijuru, kujya umuntu azatinya kugenda wenyine ngo urupfu rw'abenshi ni umunyenga. Ndarahiye Imana yo mwijuru hano haje campaign y'abagore, apana abagore ngo 2 3 nyine igikundi, ariko muza abagore 70 ko twokubita mushene hari amayizi gahungu, ukagenda ufashe ry'iburyo ukagira gutya ni izina ry'Imana mu ijuru. Umuntu ahiriye ko Masunzu atogwa muri nuko badufungura cano imwe yo abagore 70 kazavuga ari nakanyakira n'undi mugore nukuri ko Imana mutokuka mutagira ubwoba. Nukuvuga ngo ndumva nyine nka campaign y'abagore bagumutse bihaze, bavuze ati twarabuzaye abana tubasige muri Kenya, yego abana niba ntibashobore kugwana, tugende kubw'igihugu cyacu, none se nidupfa nitwe ba mbere utwuza twese dupfa bakadushingura hano ranga daily. Nukuri ndumva nifuza abagore muzumva nkanje tube benshi, apana nibo babakenze bogira ubwo, ariko umunsi uzo turi benshi nk'uko nk'abagore turi muri Kenya tukavuga ngo turagumutse, ariko twogifata. Nukuri nta bagabo barimo, abagore gusa bari muri Kenya twogifata. Okay, noneho mugiye ibyo bitabaye kuko biragoye kubona abantu bangana gutyo babyumva kimwe nk'uko ubyumva. Dukeneye ibitekerezo birishaka. Ngiye hari ikintu njya nibaza se ko kera ikintu cyabaga nk'iki umusazi nguyu Masunzu yo asaze gutya, abantu bahagurukiraga rimwe nk'abanyamurenge, rero kuntu turi benshi hano mu gihugu cya Kenya, rero kuntu tungana
najyaga mbibona mu bihugu twabayemo nk'iyo habaga ikintu runaka ku gihugu nk'iki cyabaye habaga ikintu bita imyigaragambyo tugahaguruka twese tukajya hano mu tugabaga dufite ubuyobozi dufite n'uburenganzira bakadusabira hano igihugu cya Kenya tukajya hano mu mihanda tugafata ibyapa tukamagana umusazi nk'uyu wasaze tukavuga ngo turamwamaganye dukeneye amahoro nareke kwica ubwoko bwacu nareke kutwica tukamagana nabyo bigira izindi mbaraga amahanga arabibona turatabaza igihugu amahanga ntuyashire ntago ibyo birabareba nivyo ni Kubanyamulenge yego nyine ndavuga ngo bigira izindi mbaraga abantu bose bo hirya no hino barabibona babona bamenye ibi kutubaho nta uzumenya inzira z'Imana wenda hawupfuruka akariba ko dutabara ibaze ko yavuze ngo urashaka no kurwanyana M23 irimo irarwanya nayo irimo irarwanira bene wabo nabo barimo babanyamasisi barimo barapfira hari none siwa icashaka niki nukwica gusa abantu bashire hanyuma faida none ubwo babitubwiye ko bagiye kutwica none se umuntu avuye ko bagiye kwica ukuri tuve mu magambo igihe twahereye gusa mana tabara mana Imana yarumvishije none izotabara ibicishije muke nubwo inzira z'Imana ari ibihumbi ariko nitwe tugomba gutera intambwe ya mbere Imana igatera izindi dusanga yes ikindi gitekerezo nari mfite mwaretse yego abagore hari twagenda pe kandi tukarwana bigakunda ariko hari kuntu abagore bagiramo intege nk'ikuntu z'umubiri no mu bitekerezo bene byo kurwana yego abagabo bacu b'Abanyamulenge bari hano nako hose mwarebye ukundi kuntu nanone mwongera mukoherezayo nk'izindi batayo hazingahe zigafasha bari abana ko hari ukuntu Imana yobatize na zindi mbaraga uriya mugabo isoni zikamukora n'ubundi ubwinshi bw'abantu bugira ikindi kintu burema niba abantu baririya tuvuga ari niba twirwanaho tuvuga ari 20 ubu nyine n'urugero bakagenda bakaba 70 ubu nyine hagavuga imbaraga twirwanaho nka 30 murumvi hatiyongereho izindi mbaraga kandi ikindi nyuma y'ibyo yabamaze kugera kuko ndabizi ko hari abazagenda kuko hari abantu bafite ishaka rirenze batoryama bahabumva iwabo cyane hakorwa mu bwonko bene uko nguko ikindi twebwe dusigaye mureke dupagase dushizemo imbaraga twohereza amafaranga bagura intwaro bakoresha bagura imyambaro bambara bagure nabo ibintu izo bifashisha ntabwo bazirwanaho gusa n'intoki n'amagambo bafite ikintu bazarwana bashonje bazagura imbunda bazorya bamwe bazambara imyambaro bazanywa amazi bari ku rugamba dushaka amafaranga afatika abantu bari muri Amerika abantu bari mu bihugu byo hanze bifite amafaranga mureke twongere twikusanye niba tangaga 200 ihangana ubu nyine kuko ubu nyine bimeze nabi kurushaho utange 100 kugira ngo byibura niba ngiyewe ari ntihashoboye guhaguruka ngo ngende hariya ngiye muri bari abana batwiganaho mpagararane nabo ariko mpagararane nabo mu bundi buryo ikindi n'abasigaye bafite ubumwe bakumva ko duhe turijyana twenyine nta sambu dufata faranga dufite ariko ngo uyu ngo nakagara ngo uyu ngo ibyo ni ibiki ko twese turi Abanyamulenge icyo dukeneye ari kimwe ari igihugu uzi impamvu se none se nk'uyu nguyu Masunzu kuragira ngo ntafite abambari be hano nese abambari akatuge ko Masunzu ari mu nyungu zeza zijyanye n'amafaranga abari hano bo nibwo bujiji rero bafite wenda tuvuge ngo bafite icyo arimo araharanira nayo mafaranga n'iryo shingiro ry'igihugu ari mu mwanya wa leta adakeneye kuvamo n'urugero naho izindi zuza zahangaha ibi bintu birababaje mu sherami kubona Umunyamulenge ahagurikirwa kwica abandi bagenzi be ubwoko bwe aho ubundi bindi bihugu umuntu uri mu mwanya nk'uriya ako na Bibiliya yonyine harya ninde wagiye ibwami ni Esther nyanga kwiyandurisha ibiryo by'ibwami aje gucungura ubwoko bw'iwabo akaza asabira umwami mu bwenge akaza amubwira ibintu mu bwenge kugira ngo gusa wacungure ubwoko bwabo buticwa na Nehemiya yarabikoze yes ariko ikazarika nk'iyi ngiyi Nehemiya yubatse imvugezi wabo uyu yicaye mu mwanya mwiza
Masunzu yicaye mu ntebe nziza cyane yo kavuze ijambo nubwo ritogera kure cyane ariko yo hari ikintu kinini yokoze ubwoko bwacu bukakibona kandi bukatugirira akamaro ariko ni uhagurukiye arasamye gusa ntafite icyavuga araho ngaho aregetse mana we namwe banyamurenge kazi nukuri noneho tuve mu maga ejo Discovery yavuze ijambo ryiza abantu bamututse abamuteye amacumu abantu baramututse numva ari right ariko hari n'abanyamurenge benshi bamushigikiye cyane ari mu kuri kuzuye Discovery abaga nta kintu tagaba benshi uri Discovery yaravuze ngo ese ko muririrwa muvuga ngo mana tabara mwisirimbiye mwasaze muranezewe muri Amerika muraryamye za pizza amadageza ha ko murabibwirana ninde ubitayeho yaravuze ngo kugira ngo u Rwanda rufatwe hari sacrifice tago muzovugiraho muri gusa naramwumvishe cyane mugende muje muzonanigwe muriyo umuntu uko azananigwa yahageze ni ukuri kwimaranye ndumva none hanze bigeze byatombotse ubu nyine bakama kandi cyo tubera nuko nta numwe wosigara tugereze tubyumve kimwe tubabazwe n'ibiri kubera iwacu twese harimo batabyitayo nta nubwo mbarenganya hari abantu batabyumva nkanje nje nkigera hano ntago nabyumvaga ko nje sinigeze mba muri Kongo sinigeze menya n'ubwiza bwo muri Kongo ariko kugeza kuri uyu munsi kubera ko namenye agaciro ko kuba ufite igihugu nabonye ukuntu umuntu anyanyaswa nta gihugu afite ubu nyine turibiki nukuri turizo tutazi mugari mwumvise witwa Ngarura umurara wa Nyabyinshi ukunze yamututse Ngarura yaramututse cyane ese uriya Ngarura ashinzwe iki hano hari abantu nzakenera kumenya ico bashinzwe hari umugabo yatutse Scovia cyane yaramubwiye ngo nindamugize umuvugizi ubwoko bw'abantu ahubwo se uriya Ngarura nindamugize ubwoko y'abantu suko ntangiye gutomba katana hari undi mugabo w'umunyamurenge nawe amushubije gutyo nawe bava mu murarumwe aramubwira ngo ese we Ngarura ninde wakugize umuvugizi w'ubwoko bw'abanyamurenge abanyamurenge ni we satani yambere batabanyamurenge barashize inka zarashize ibintu byarashize abantu barashize hanyuma wowe uri muraje kuvuga ngo Scovia yavuze atese icyo Scovia yavuze kitabukuri icyo yabeshye Scovia kuvuga ngo muve mu bisimba muve mu kwidegenza muje kugwana igushanyo yavuze nabi none umuntu wese yabivuga yavuze nabi nimpo yaratugiriye yabonye ko dushirira urusorongo kandi bamwe muri twebwe ntaco bibabwiye turaryamye ko turashira minsi 8 ziherejwe na harero y'amagana 4 nibyo undi ahanda amasasu karavuga ijoro n'amanywa aravuga ati muve muri ibyo nta gibyo bizoshira muzogaruka musirimbe mutabare kwanza nimumara kugushira igihugu ku murongo muzosirimba imyaka reka nkubwire kiriya gihugu turamutse tugiye tukananirwa kunanirwa bibaho kuriya kiriya gihugu gifite intwaro zikomeye nta n'uwo tugaye ariko uzikumva igihugu cashize tujyanye muri Kenya abandi bajyanye muri Amerika tutarapfuye duhari naco ni ikindi gisebo congeye n'ubugwari pe ejo ndara umugore nabonye disi bashyira ku social media ivuga ngo ese mana we ngo kwireta nta muntu uyikuriye nyine yabuze nk'ikintu avuga kuri iyo leta twese iyi leta batwica batureba nta uyiba hejuru ariko nta muntu ba hejuru ya leta ejo bundi mwabonye kuri abantu biwacu ejo bundi ntago bariye Noheli n'ubunani byigeze biyo bari mu ntambara iyo minsi yose mwabonye abana b'abakobwa bapfuye yego gushana n'ababonye uriya mukobwa uriya mwana w'umukobwa yaziziki mukuri umwana utari ufite imbunda ngo arimo ararwana akicwa na leta kwitigeze ibivuga ngo isabe imbabazi bati wenda twagize chance mbi intambara ziraba ibisasu bigwa kwitabivuze kuko leta ije ko rose intambara imaze igihe kingana gute ko batigeze n'umunsi umwe bavuga ngo ese aba bantu bagomba kubona ubutabera abantu bapfuye bazize ubusa rero leta yo nihaye bamara babarate baza leta ibahaye bica ico njo cifuzo ca leta ko bashiraho bagapfa bagashira rero bari kwitabaza leta ahubwo twirwaneho niyo choice ya nyuma ihari yonyine kandi ikindi wenda nananenga na leta mvuga ko ari iri kwica bari abaturage nuko bafashe intera hamwe n'abamayimayi bicaga abanyamurenge babahindurira izina barabita ngo ni wazalendo urumva ufashe umuntu
ufite izina ribi ryicaga abantu hanyuma umuhindura izina ngo Muzalendo kugira ngo umwambika kandi kazina ave muri cya kindi cyitwa mayimayi yitwa Muzalendo ariko yica abantu. Iyo shusho ni ishusho bwo kuba leta iri kwica leta y'ubwicanyi ntabwo nazaga ari bishidikanywa kuko iyo atari ukuri baba bagira icyo bakora ku mfu za buri munsi kuko ntacyo bakora byonyine byerekana ko aribo babikora. dukora iki rero bene data? duhaguruke abadashoboye dukora ikintu ngena ndi kwisabira ibintu ari nta muntu udashoboye kaba abasaza n'abakecuru naho abantu bose nkawe kizo mbaraga wasariyemo ibyo bintu byo umvuga ntago byashoboka ni ibintu bidashoboka nyine byaba byiza bikunze ariko ntibishoboka. Nanjye navuze ngo mu gihe rero tutabishoboye twese abadashoboye kugenda cyane cyane abasore abagabo bashoboye bafite imbaraga bahaguruke bagende bafatikanye n'abari abariyo batangiye deja urugamba kwirwanaho bagende babafashe. Niba ari 20 haguruka abandi 20 babe byibura 40 izindi mbaraga baba babongeye. So abandi rero dusigaye hano baduha uburenganzira natwe dukore mandamano igihugu badusabira ababishoboye abayobozi bacu badusabira igihugu cya Kenya kuko nta mano y'amahoro aremewe hose nyine ariko bisaba gusa ni process byose ni ibintu bisabwa badusabire tujye mu mihanda twigaragambye tujye ku ambasade tuvuga akarengane kacu. Icya gatatu dushora amafaranga menshi mu gufasha abari ku rugamba dutanga imisanzu irenze iyo twatangaga dutabare abana barimo bararara amajoro basi bareke kwicwa n'inzara bicwe no musasa pa n'inzara. Ibyo bintu bitatu nitubikora ni ukuri hazagira shanjo. Ejo bundi mwabonye muri iriya ntambara yabaye nyine kuri Noheli ukuntu abasirikari basahuraga bagasahura ibiryo by'abaturage bakagenda bagasahura ibiryo by'abaturage. Ni ukuvuga ngo abaturage bagiye bahunguka bataha bahishuka mu bisambo bari bishemo noneho bagasanga nagiye mbyumva ku Imuhira TV oze je pense niwe wakoraga ama live ya biriya bintu biri kubera iwacu hanyuma ababyeyi bakavuga bati noneho aho twanatahuke aho twahungukiye tuva mu bihuru twari twishemo twasanze nta kintu gisigaye. None leta yakagombye cyangwa se abasirikari ba leta bakagombye kurinda iby'umuturage nibo babisahuye nibo babijyanye ukavuga ko aya ari amahoro bari kurwana. Tugiye kubagaya mu rundi rwego tunabaseka umuntu aza yiba abantu abasirikare bateteze amasafuriya n'amasahani n'abasirikare bakirimo tangabo bafite n'ubundi tuzobatsi abahamagaze mu masahani umuntu yatabasanga mwibye n'ibiryo ikoreye isafuriya y'ibishimbo yewe kirengeti n'abari gutyo nuko turababaye ariko nawe amenye ko ntacu afite abantu bica abantu bamara bakiba n'ibishimbo bakikorera isafuriya y'ibishimbo mwaravumwe namwe. Imana idutabare nubwo nyavuga ngo no gusenga nabyo biri mu gufasha dukomeze tunasengera igihugu cyacu ariko kandi ibyo bintu bivuze nyamuneka abanyamurenge inshuti zanjye mudufashe ibyo bintu bigerweho. Abagenda mugende ku bwinshi support y'abagenda ibe nyinshi ama campaign y'abagenda abagore improvement mu 2025 amabatayo mugende muri ibikundi mugende mufashe bari abasore. Ikindi dutanga ikintu biti imisanzu ku bwinshi. Ikindi twigaragambye mureke kuryama duhaguruke dusakuze twambara ubusa tubabwiye ngo turabyamaganye dufate impapuro twamagane jenoside yatangajwe ku mugaragaro. Yes. So murakoze guys turabashimiye ko mujya mutwumva buri munsi gusa hari abandi twari gushimira tutanasoza neza. Hari abantu bakagombye gushimirwa wenda batumye umunyamurenge agihari akiri muri kariya karere harimo wenda nka amahoro peace uriya muryango rwose wagera ukora ibintu birenze amahoro ifite ibikorwa ni nawo kugeza uyu munsi
ufashe runini kugeza ubundi n'amahoro make dufite ubu babifitemo uruhare kubera ko urabona bari abantu bari ruguru bakeneye support nibo kandi amahoro nibo bantu bapushinga kuko ntibogwana bashonje ntibogwana bambaye ubusa ariko ibintu byose bikeneye ibikoresho tahantu badakeneye ibikoresho so turabashimiye cyane kubwo kwitanga kubwo gutanga amafaranga yanyu kandi courage Imana yagabariya nuko Imana bariyo baranganya neza n'abari ku rugamba nukuri pe kuri Imana aho muzamukura turahasengeye ngo Imana ntihakakame yahora hiyongera mukomeze ibyo bikorwa byiza dushigikire bene wacu dufatikanye dutabarize abarimo barahohoterwa Imana ibaho umugisha rero tuzasubira ubutaha mwakoze kubana natwe ciao bye